Byihutishije nabayeho ubuzima bunini cyane, igihe kinini cyane ntari kumwe n'ababyeyi. Ubuzima bwanjye nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, yashakaga attention, yashakaga ko abantu bamubona bamwitaho. Nanjye narabishakaga mu gihe nigaga, nakundanaga n'umuhungu kugira ngo mbone urukundo ntabonanye mama. Iyo igikomere gihari, hari ikintu kimeze nk'umwobo uri mu mutima wawe, ugahora urwana no guhora uwuzuza. Wenda njye nagize ikibazo cy'ababyeyi cyangwa cy'amateka yanjye, ariko kugira ngo nkiri ibi bikomere nemeye kuba igitambo. Ndifuza mu myaka umbona ukiri umunyeshuri, suzemere kuba igitambo nk'uko ndicyo, kuko nabyo birakomeretse, sibyo? Nemeye kuba igitambo cyo kujya mu mashuri nkavuga ubuzima, nkahagarara ku mateleviziyo nkavuga ubuzima, nkahagarara isi yose nkavuga ubuzima, nkavuga ukuntu nari indaya, abana banjye beza bari kumva, umugabo mwiza andi hafi, abana banjye bakababwira ukuntu mama wabo yari indaya, aho yiga bakavuga ngo uriya ni wa mwana mama we wari indaya. Icyo nacyo ni igikomere. Yego, ndimo kubivuga kugira ngo ndeka kuba umwana mu rugo, ndeka kuba umwana mu mazu y'iwacu, ahubwo mba umukozi wo mu rugo udakorera amafaranga, ukorera ibiryo. Nkajya mfurira uyu mugabo wanjye, nkafurira abaturanyi, nkafurira abantu, bakama igikoma cy'umwana, bakama ibiryo. Imiryango imburira icyerekezo, imiryango imburira isura. Ariko igitondo kimwe uyu rero niwe waje, yazanye n'umugabo we. Reka munyemerere twakire n'umukobwa wabo baze hano imbere bose. Karibu, reka batambuke. Si famiye nziza, munyemerere tubakomera amashyi tubakira. Merci. Yesu ashimwe. Tubanze tuzamure amaboko duhereze Imana icyubahiro. Amen. Reka mbere ya byose tubanze dusenge. Uwiteka Mana y'icyubahiro, tugushimiye ubuntu n'ineza byawe, tugushimiye kubw'umurariko mwiza, tugushimiye ko ari wowe Mwami Imana utugejeje ahantu imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abana bawe. Nyemerera icyubahiro cyawe ari cyo kiganza, ubwenge bwacu bubure ubwawe ari bwo buzamuka Mwami. Nyemerera ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yaba ari ugiye kuvuga, buri muntu wese Mwami Imana ukangure imitima y'aba bana kugira ngo bamenye aho bava naho bageze, kugira ngo data Mwami Imana bazakure bagushima. Urakoze, tubisenze twizeye ni mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Ngewe reka no kuvuga byinshi, iyi ni famiye yanjye. Amen. N'umugore Imana yampaye. Bwira uwo mwicaranye umubwire ngo tegereza wihanganye. Amen. Ongera umubwire ngo wigira amashyushyu. Reka mpindukire gatoya. Urabona umukobwa wacu? Urabona atari umukobwa mwiza? Yego. Rero turi ababyeyi be, tugerageza kugendana nawe kugira ngo ibyo tuvuga tumubere urugero. Yego. Hari ibyo mama we ari buze kubabwira yaba yaranyuzemo, ngewe ndumva atari ngombwa kuba navuga cyane, kuko nanjye mfite amateka menshi cyane. Haleluya. Mfite ibitabo bigisa nkaho bibumbye, ariko Uwiteka nabyemera nzabibumbura. Amen. Kuko ndibuka neza mu buzima bwanjye hari ibyo nagiye mpura nabyo birambabaza, ariko igihe nikigera Imana nibishaka nzabikora. Ariko reka mbabwire, nshimiye Imana yuko iyivuze isohoza. Data reka mbabwire ngo yambwiye ngo nzaguha umugore mwiza. Urabona atari mwiza?
rero ushobora kuba wicaye hano ubona hano muri apad ukabona wenda ubuzima buranze, ukabona wenda birakomeye no kwiga birakugoye, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka agiye kuzakugirira neza nawe mu myaka igiye kuza. Yego, amasezerano ufite wowe gusa komeza uyabagarire, Imana izakuzamura igusumbishe n'aba bose bakuri iruhande. Amen. Rero reka tumwakire ntatinze kugira ngo abigishe, igihe cyanjye nanjye kizaza hanyuma mbigisha. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Abana mwaramutse, ntimwishimye ko turi imbere yanyu? Imana ibaho umugisha kutwakira. Reka dusabe umutware ajye kwicarira. Imana imumugisha. Uyu ni imfura yanjye yitwa Keza Nadia. Murabona tudasa? Uyu munsi naje kuganira namwe nk'uwagize imyaka nk'iyanyu. Numvishe hano hari muri 10 kugera muri 20. Hari uri hejuru ya 20? Ntawe? Barahari? Ufite myinshi afite ingahe? 25. Okay. Urumva rero ko harimo abakuze. Hari ufite 13 se? 10? 14? 15? Yes. Iyo myaka twayinyuzemo, uyu mukobwa wanjye yayinyuzemo. Uyu munsi natumiwe nkanjye, ariko iyo tugendana gutya nk'umuryango n'umutware nanjye n'umukobwa, nuko tuba twifuza ko tubera abantu benshi urugero, kandi tubera abantu umuryango. Yego, nyobora second chance family cyangwa se umuryango w'abanyamahirwe bandi. Burya nawe hano wahabwa andi mahirwe. Impamvu nsigaranye mpagaranye n'uyu mukobwa nuko n'igihe gitoya avuye mu mashuri, nakabaye ari we mpa umwanya munini kugira ngo avuge, ariko abayobozi bazongere bamutumire, kuko natumiwe kuvuga ngo ni gute wabana n'igikomere kandi ibigukomeretsa bigihari. Sibyo? Yego. Umukobwa wanjye reka muvugeho gato cyangwa wivugire. Aracyafite isoni, aravuga, aravuze ngo mvugaho. Erega nubwo mwe mumureba ariko isi iramureba, agomba aracyari umukobwa, kandi nyine se avuge nkajye, nyine avuga ngo mvugaho. Ari mwebwe mbwira, ari abandi bana benshi, ari abari ku isi no hirya, kuko hano turi kurirwa na benshi. Najya kuvuga ngo umuntu arakira, nubwo naza kuvuga ibindi ariko arakira. Nzi ko yabaye igihe kinini, nigeze natandukana nawe ku myaka 4, twongera guhura mu myaka 12, 13. Yego, ubuzima ari bwo bwadutandukanyije. Ndamwohereza muri ibyo byose. Yagize igikomere cyo kubwirwa ko yatawe na nyina. Yego, kandi adafite ubusobanuro burukuri. Agira igikomere cyo kwanga mama yanze n'uyu bahagararanye. Yego, agira igikomere cyo gukura wenyine, kuko yakuranye na papa we. Kuri papa we niwe bari kumwe. Ubwo urumva yari ari wenyine, atibaza ati mama arihe, banamubwira akamubwira mama yaragutaye. Yego, mbivuze gato kugira ngo nze gukomeza mbereke ko bishoboka ubwo mpagararanye nawe gukira bibaho. Sibyo? Rimwe nawe kuko turafatanya, twiyemeje kugenda mu banyeshuri, twiyemeje kugenda mu bandi, tubabwire ko bishoboka. Umuntu arakomereka ariko umuntu agakira. Namuhagaritse imbere yanyu kugira ngo mumubonereho urugero. Ubagize 20 na murumva ko ari mu myaka yanyu. Sibyo? Nawe byaramuvunnye. Umugabo wanjye
ni umugabo wa kabiri twashakanye, sibyo? Twashakanye mfite abana babiri. Urumva igikomere cyo kwinjira mu rundi rugo rutarimo papa wawe. Yagize igikomere cy'uko adafite abandi bavandimwe. Yagize igikomere cyo kubanza kudakundana n'umugabo wenda nshatse. Yagize igikomere cyo kuza mu rugo ibyo yabonaga kuri papa kuri mama ntababibonye. Yego, ibyo byose ni bikomere, ariko muri ibyo bikomere byose mvuze twaje kuza gukundana. Ntago twabyutse mu gitondo ngo dukundane. Hari igihe twajyaga twangana tugashwana, akambwira amagambo nkambabaza, nkamubwira ndakamubabaza, ariko ngiye kuvuga ijambo riri muri Yesaya. Imana izamufashe nawe azabaganirize, kuko niwo muhamagaro we wo kubwira urubyiruko no kuganiriza abari mu myaka nk'amo. Ariko muri ibyo bikomere, nubwo yaba umunota umwe cyangwa ibiri, nababwira ikintu kimwe cyamukomerekeje muri ibyo mvuze, wabyivugire batagira ngo sibyo ra. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Nishimiye kuba imbere yanyu. Byihutishije, nabayeho ubuzima bunini cyane, igihe kinini cyane ntari kumwe n'ababyeyi. Ubuzima bwanjye nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, yashakaga attention, yashakaga ko abantu bamubona, bamwitaho. Nanjye narabishakaga mu gihe nigaga, nakundanaga n'umuhungu kugira ngo mbone urukundo ntabonanye mama. Nabaga inshuti n'umukobwa kugira ngo anyiteho, uburyo ntayibonye ku babyeyi banjye. Najyaga ama talent show, ndangije no kwiga nkakora ibintu kugira ngo niyemeze ko hari iyo igikomere gihari, hari ikintu kimeze nk'umwobo uri mu mutima wawe, ugahora urwana no guhora uwuzuza. Wenda njye nagize ikibazo cy'ababyeyi cyangwa cy'amateka yanjye, ariko hari ibindi bintu ushobora kuba warabwiwe bigatuma wumva ugomba kwiyemeza, guprovinga for yourself ko you are able, sibyo? Ibyo byose rero bigatuma ukora ibintu nawe ubwawe uzi ko udashoboye gukora, nawe ubwawe uzi ko utageraho, kugira ngo ubashe gufilfilinga hahandi mu mutima wawe hari umwobo, hari emptiness, sibyo? Ngiye rero ku giti cyanjye mu bintu byamfashije, nubwo mama wanjye ari umukozi w'Imana, sibyo? Buri wese agira ubuzima bwe, ni umuhamagaro, ariko nabayeho igihe kinini ngiye ntasenga kandi mama asenga. Numva ntari muri iyo si, kandi mama wanjye ari umukozi w'Imana, tubana dusangira. Ariko guhera umunsi namenyeye Imana, guhera igihe namenyeye gusenga, ntago gusenga ari ibintu by'ibitangaza. Kumva ko hari umuntu wabwiye, kwimagina yuko hari umuntu wabwiye ikibazo cyawe, kwizera yuko cya kintu cyawe cyashobotse, noneho warangiza ukabona ko cyanakemutse. Ibyo bintu biraturisha umutima, sibyo? Noneho nimunyemerera nzaza mbaganirize birebire cyane. Harabona abonye hano nzi, muzantumira mbabwire. Imana ibahe umugisha. Rakoze. Ntabwo nanjye nifuje cyane ko ndi buze kubwiriza cyane, kuko kubwiririza ku bikomere, nubwo wowe ubona ufite 15 cyangwa se ufite 16 cyangwa ufite 20, 25, ariko igikomere buri muntu wese arakigira. Ahubwo buri wese ntabwo abazi definition y'igikomere afite, sibyo? Yego, igikomere umuntu wese arakigira. Rimwe na rimwe umuntu akita ikibazo, numva mfite ibibazo, undi akumva numva ntishimye, nagira uwumva ko avuga ngo mfite igikomere, sibyo? Ese muri wowe turi kumwe, nubwo wumva uri umwana, muri wowe wumva ufite ibibazo? Niba wumva mu mutima wawe ko ufite ibibazo, ugire gutya gusa, zamura akaboko kenshi. Yes, murabona ko ari byinshi. Icyo kintu mwita ikibazo nicyo cyitwa igikomere, sibyo? Muri wowe se wumva ufite igikomere, ukumva ufite igikomere, niba wumva ufite igikomere, ugire gutya.
yes, nabwo murabona ko muri benshi. Uribaza kuba uyu munsi buriya hari ibintu byinshi, ugasanga twagiye mu macaci turi kuvugana umuntu, ariko umuntu akaba yicaye hano mu ishuri ku myaka y'15 yumva afite ibibazo, nubwo bari kumuha imibare nayo iri kuza hejuru y'ibibazo, nubwo bariho sibyo, nubwo bariho baraguha ibindi bifizike nabyo biri hejuru y'ibibazo. Yego, uyu munsi rero uraza kunyemerera kugira ngo icyo kibazo kuri iyo myaka yawe, sibyo, unyemerere ko kitizanye, gifite uburyo cyajemo. Hama nta muntu n'umwe, iki nicyo ndi bubabwire nk'umuntu wabaye mu bikomere, nta muntu n'umwe kuri iyi si n'umwe ufite ububasha bwo kugukiza ikibazo cyangwa igikomere. Ubifitiye ububasha ni wowe gusa, wowe wenyine. Yego, waba ugifite kuri 15, nugiha uburemere kizareshya n'uburemere ugiha, sibyo? Waba ufite 20, nukiremereza kizagira ibiro byinshi bitewe n'uburemere. Ariko nuza kunyemerera ko ari wowe wenyine ukabyakira muri serivo, ko ari wowe wenyine ufite ububasha bwo kurangiza icyo gikomere, uraza kukirangiza vuba utakirangije muri iyi myaka ndimo. Yego, kandi nabwo bitaba byaragashize neza, kubera ko uko bitindana niko bigenda bigira amashami. Urabyumva? Gitangira uri umwana nk'uko mu ishuri, kikaza gukomeza wakundanye nabo bakaguhamya, yego, kikaza gushaka mu ngo, kikajya mu bana, kikajya mu baturanyi, urumva ukuntu kigenda kigira iki? Amashami. Rero Imana ize kunshoboza uze kwakira ijambo rimwe rivuga ngo uyu munsi ndi umuganga wanjye, sibyo? Mu bintu byose uri kwiga, wige no kuba umuganga wawe, kandi ntuze kwisuzugura. Ntagire n'umuntu, mbwirira umuntu muri kumwe ngo wihangane ntunsuzugure. Ego, ntuze kwisuzugura ngo uvuge ngo ku myaka yanjye oya, ahubwo iyo myaka ufite hita utangira kwivura, kuko njye uguhagaze imbere ngize 42, sibyo? Ndakivura, urabyumva? Ntuwizifuze kwivura muri iyi myaka ngezemo, ahubwo uzagere muri iyi myaka ufite intsinzi, sibyo? Ufite intsinzi, utari kwivura. Kuko reka nsome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nifuje ko tuganiriramo riri muri Yohana ni 16 ku murongo wa 33. Haravuze ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Iri jambo nifuje ko ari ryo tuganiriramo. Yego, njyewe nitwa Pastor Déborah, niswe Déborah mbaye umurokore. Mbere yuko nitwa Déborah nari umuyisilamu, nitwaga Zulfati, mvuka i Kigali aho bita Kimisagara, nize primaire aho bita Kabusunzu, niga secondaire aho bita kuri Apasi. Ndi umwana w'umujyi. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo nawe ni umunyamujyi. Nshobora kuza kwigisha ukaza kuvuga ngo yago ngo arakuze, oya nigeze kubaho. Ndi umunyamujyi, niga kuri Apase, ndi mu bana ba mbere batoroka, ndi mwiza, nteye neza, mfite utubere duto, munda zeru, tuhipsi, maguru meza.
hari igihe rero naza kuguhagarara imbere uri umukobwa ugahita uvuga uti senge ntabwo naba nawe n'urwo rudufite nari mfite hato gutya. Muri iyi nda yanjye hamaze kuvamo abana 4 badahuje, babiri bahuje se, abandi 2 ntibahuje. Yego, nabaye imfubyi ku myaka 14 gutyo, hafi n'5. Urumva ko napfushije mama, niwe wapfuye nyuma. Napfushije mama ndi mu wa 2 kuri apasi. Shobora kuba icyo gikomere warakigize, ariko ukomere. Yego, mba mu miryango nagize igikomere cya mbere cyo guhora mpatirwa kwambara shariya. Shariya ni kuri abayisilamu bitandiye gutya, sibyo? Umunsi mama wanjye yapfuye nahise ngikuraho. Buri muntu wese wicaye afite igikomere. Ibikomere bibamo uburyo bubiri, sibyo? Hari igikomere kiri real cyangwa se kiri ukuri. Yego, hari n'igikomere kiza kubera kwenterpreta ni kimwe ubusobanuro. Yego, sibyo? Umuntu akavuga ngo nakomeretse kuko nabaye imfubyi. Icyo ni igikomere cy'ukuri, sibyo? Nakomeretse kuko papa na mama batabanye. Icyo kiri ukuri. Nakomeretse kuko nasanze papa na mama ari abasinzi. Icyo ni ukuri. Nakomeretse kubera ko ntago bankundaga. Icyo gishobora kuba ari ukuri, ariko gishobora no kuba atari ukuri, ahubwo ari ubusobanuro ugiha, sibyo? Ababyeyi banje abo nasigaranye bahoraga bafite ubwoba bw'uko mama yansize njyenyine. Uvuga ngo twavutse turi abana 5, hama 4 bose barapfa, nsigara njyenyine. Nacyo ni ikindi gikomere, sibyo? Abo ngabo bapfuye bose na mama n'umugabo we. Nanjye mama yari yaranshakanye, kandi mama yaratewe inda n'umugabo wa mubyara we. Nacyo cyo ni igikomere. Yego, nuvuga ngo mama yaciye inyuma nka mukuru we cyangwa mubyara we. Urumva muri famiye hazamo ibitutsi. Nubwo ibyo bikomere utari wabisobanura, ariko isi y'umwuka ifite ukuntu ibivuga. Yego, hari ibikomere mwebwe nk'abana mugira mu miryango mutabasha gusobanukirwa, ariko ibikomere mu maso biragaragara, mu kanwa birumvikana, sibyo? Ugasanga unyuze mu bantu bose, waba ugiye muri famiye ukabona abana bikoze utugroupe, wowe urasigaye, sibyo? Kubera iki? Ntabwo uzi ibyabaye, ariko ibyo bikomere byazanywe n'ababyeyi. Ukabona ntukina n'abandi bana, ukabona bigeze saa 10 n'ibyo bitavuga cishwaha dore uko rureba we ntago ari kugusobanurira, ahubwo nuko iyo mutinze hanze gato papa aramutuka akamukoma akagira gute, sibyo? Yarangiza we mama ntashaka kukubwira turumva rero mwana wanjye gutya, ahita akubwira ure wanago. Ariko mama naringi kina foba n'urutwaro rubicaho. Icyo ugasanga uhora ubwirwa amagambo aremereye, kandi abandi bana mugendana bakina bakageza saa 12. We nashaka kukubwira ko bamubwiye ngo gasopo saa 12 n'abana bawe. Bari abana babuswa kuko nawe ururuswa. Afite igikomere bahora bamubwira ko ari uruswa, sibyo? Cyangwa umugabo ahora amubwira ngo nta bwenge ugira. Noneho yakujyana gukina watinda gato akavuga ati akananirwa kukubwira ko bamubwiye ko nta bwenge, agahita yibuka ko bufite kandi ateka. Nibikomere biba mu mvugo, sibyo? Rimwe na rimwe mugakomereka kuko batabasobanurira uburemere bw'iyo mvugo. Yego, mu maso kabyuka mu gitondo swati
ababyeyi swata bakurera swata iki. Hari n'igihe rega hano hari abana benshi barera, njyewe narerewe muri famiye yanjye, sibyo? Igihe cyose nabanyuzeho nk'abana ukumva bambwiye ijambo, reba ukuntu kandi ubwo uzapfa nka nyokosha. Urumva bo bazi ubukumi bwa mama, sibyo? Bazi wenda uburyo mama yatangiye kugira ngo abe yarwara sida, nge ntabyo nzi. Bo babona wenda nambaye kola cyangwa jinx, ntibashatse kumbwira byose, ahubwo babikubiye mu gikomere. Nubwo iryo jambo rije ariko nanjye rirankomeretse, kuko nari imfuri wacu narwaje mama nzi ububabare. Kumbwira ngo nzapfa nka mama, narabonye mama apfa, narabonye mama tonyoka, narabonye mama gute ngewe mu myaka yanjye n'ubu bwiza bambwira ngo nzapfa nka we. Cyo ni igikomere, urabyumva? Buri muntu hano yicaye aha afite igikomere. Rimwe na rimwe papa wawe avuye ku kazi, bamutonganyije, ibintu bamubwiye ko asigaje ukwezi kumwe, yego, ngo bamwirukane. Noneho aho kugira ngo yatekereza ko murya umugati, ubu hano mureba hano umuntu arya umugati wenyine, yatekereza ukuntu isuku biti bitaratine 6 kandi bagiye kumwirukana. Umva sha, urya ute? Ariko wa mwana ubwo uzabasha kubikorera? Dore urabona ukuntu ruvutura. Dore uko rurya. Ndavuze ngo uhereye nonaha imigati ibiri zongera uyirenze, nzakumena urutwe, dore wakuruye inda. Si igikomere. Wagenda mu yandi mafamiye ugasanga barabaha ipaki hariya, iwanyu kubahora bakubwira, kumbi we bamubwiye ko abura amezi 2 ngo agira ate ngo bamwirukane. Ntago aje ngo abikubwire, ahubwo abikubwiriye mu migati. Muri kumva ibikomere abana mugira? Yego, sibyo? Mama kubera ko yarari ku ishuri, byandi batwigishije, sibyo? Noneho bamubwira ngo ufite amaguru. Iyo umukobwa bamubwiye ko afite amaguru niyo agaragaza. Bamubwira ko afite ikibuno. Ibikomere byinshi binyura mu byo tubona, mu byo twumva. Twasomye ijambo rivuga ngo muri iyi si ni mu mibabaro gusa, ngo ariko muri njyewe, yego, ubwiza bwawe bwakurura ibikomere. Abasore benshi babwinjiramo bakaza bataje kugukunda, ahubwo baje kugukomeretsa, sibyo? Ndimo ndavuga jare zimwe na zimwe nk'aba njyewe, kuko nahamagariwe kubwira umuntu ko afite andi mahirwe, kandi ufite andi mahirwe ntabwo yagize nonaha, ugize amahirwe mu gihe wumvisha ubwenge, sibyo? Ugasubira muri wowe. Niki gituma umuntu akira? Nuko ku myaka 14, yego, uri busubire ku ijambo bakubwiye ku myaka 6, sibyo? Kuko niryo ryazamuye igikomere, igikorwa bagukoreye, rangaje babivuzemo, isura bakoresheje, reality y'ubuzima bw'iwanyu, ibintu byose. Kuri iyo myaka uraza gufata umwanya ujye gusura wowe bakomerekeje ku myaka 10, wowe bakomerekeje ku 8, wowe wapfushije ababyeyi kuri ya myaka, wowe urerwa n'abandi, wowe hariya watangiye gukomerekera. Uyu munsi uburyo uri bwivuremo ni ugusubira gusura uriya muntu, yego, mbwirira umuntu muri kumwe ngo umuntu wakomeretse atuye muri wowe. Ntiwiyite umwana ku myaka 18 hari ikintu kikubabaje gituma urira, sibyo? Ntiwiyite umwana kandi hari amakosa ubona iwanyu wowe ukayita amakosa, mu gihe wamenye ko ari amakosa ntabwo urimo urava mu bana, sibyo? Ntiwiyite umwana wamaze gusobanukirwa ko muri wowe harimo ikibazo. Imbaraga zakubwiye ko ufite ikibazo nuko watangiye gukura, sibyo? Ntiwiyite umwana mu gihe muri wowe hari ijwi rikubwira ngo warakomeretse. Impamvu iryo jwi ribikubwira nuko ryakwemeje ko wakuze, sibyo? Yego,
wemerere ujya inama n'uwo muntu uri muri wowe, nubwo yakomeretse ku myaka 5, nubwo yakomeretse ababyeyi bamusize wenyine. Impamvu ndi kubikuvuga gutyo nuko hano turimo kategori nyinshi, sibyo? Nubwo wakomere aho igikomere cyatuye, usubire gusura uriya muntu cyangwa uriya mwana. Reka tumwite umwana kuko 20 umaze gukura, 15 umaze gukura. Genda usura uriya mwana, nta cyizere afite. Muri kunyumva? Impamvu umuntu arira nuko uri imbere ye. Amarira, hari umuntu uzi ahantu amarira atuye? Yego? Hari umuntu uzi ikigega gituyemo amarira? Yego? Ubu nonaha nkubwiye ngo rira byapfa kwizana. Yego? Rimwe na rimwe iyo mubona abantu bakina amafilme, iyo afite role yo kurira, baramubwira ngo hita wibuka ikintu cyakubabaje cyane, funga amaso gato, subira ahantu wababaye cyane, kiriya kintu cyakubabaje hita ukicaramo, numara kukicaramo kigutera umurakari, kigutera ubujinya, hita urira. Turi kumvikana? Uriya muntu utegura filime afata njye w'imyaka 40 n'ingahe mfite, agahita nsubiza kuri 19 banyihakana, agahita nsubiza muri gereza nafunzwe, agahita nsubiza mu nkoni nakubiswe, agahita nsubiza ukuntu ubuzima bwatumye njya kuba indaya ku muhanda, agahita nsubiza ukuntu baryaga bakanyima ibiryo, akansubiza ukuntu nasabirije bakabinyima, akansubiza ukuntu nonsaga umwana. Yego? Ndimo gusubiramo, muri kubibona? Ubu ndi gusubira ukuntu nonsaga umwana nkabura amashereka, akansubiza ukuntu nabanje kuba umukozi wo mu rugo. Kuri uyu mugabo namukoreye akazi ko mu rugo, uyu munsi ndi umugore we. Akansubiza mu buzima bw'ukuntu nakumburaga uriya mwana w'imfura simubone. None uyu muntu aramfata akansubizamo, nkumva ububabare bwabyo. Aya marira aje atuye hariya ahantu hababaye. Muri kunyumva? Muri kunyumva abana? Ku myaka 15 niba utangiye kumva ikibazo ntago kiri umwana, sibyo? Ninde uri kukuvure rero uyu munsi? Unyemerere noneho nusubira inyuma ngo ujye kwibutsa uyu muntu uko mu rugo barwana, uko ari imfubyi, uko ntacyo azageraho, uko ntahazagera, ubusurigira iki. Ntusubireyo kumubwira ngo nawe iyo ugira arata ababyeyi, nawe wijya kumuganiriza ibibazo. Ahubwo ndashaka ko usubira muri wowe. Yego? Muri wowe ubwire uyu muntu ngo I'm proud for you. Ubwira uyu muntu ngo ndi kwiga kugira ngo utazanyura mu byo iwacu banyuzemo. Ndi kwiga, uhumure, narakuze, ntabwo uzongera kurira. Uyu muntu mubwire ngo humura, ni njyewe uzakuvura. Hari kera winjire muri wowe, sego, umubwire ngo uhumure, nzaba umugabo. Uhumure, nzaba umugore. Uhumure, nzaba umuhanga. Uhumure, nzagukomeza. Uhumure, nta nzara uzongera kugira. Uhumure, ntabwo uzajya hanze. Uhumure, ntabwo uzongera kurira. Uhumure. Tumuhe icyubahiro uyu mwana. Uriho uranyumva? Rya jambo twasomye riravuga ngo ibyo mbibabwiriye. Uyu ni Kristo wabivugaga. Yego? Cyangwa se Imana yawe mu kwizera kwawe, ko niduhuje ukwemera. Rimwe na rimwe ibikomere bijya bituma tutemera n'Imana kwibaho. Murabyemera? Bijya none kuki bano babaho, bano baba mu nzu nziza, Imana se nibibaho nge navuka gutya, Imana se nibibaho, Imana se nibibaho. Noneho uraza kunyemerera impamvu Imana yangiriye neza nuko nayigiriye icyizere.
Yesu rero nizeye ngewe, ntago ndi bubabwire uko ntakize, nakize kuko nizeye Yesu. Amen. Uwo Yesu wanjye nimwamuha icyubahiro. Ndaza kuvuga ngo biragoye gukira ibikomere muri wowe hatarimo Imana, kuko ibikomere byinshi tugira mu buzima ntago bizanwa n'inkoko. Mwese simukunda inkoko? Simuzikunda? Isakuza cyane mwayirya. Ntago ibikomere byinshi tugira bizanwa n'amapusi, ubone kubangamiye wayirukana. Ibikomere byinshi tugira bizanwa n'abantu. Yego, ni abantu, icyo yaba yitwa cyose ariko ni umuntu. Yego, niba ari umuntu rero, imbaraga zonyine zishoboye umuntu ni iyamuremye. Nubwo uriho, ikikubwira yuko utariho kubera ababyeyi. Yego, nuko uyu munsi isi yatangiye kukuzana aho batari, kugira ngo utangire guforoma ubuzima badahari. Yego, iki ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko umubyeyi inzira ye Imana yakoresheje niyo kugutwita akagushyira ku isi, ariko ubundi icyatumye ubaho ni Imana. Ikimenyetso cya kabiri ni uko ufite ibihamya by'umwana wavutse uyu munsi udafite papa na mama ariko ariho. Ntawe uzi? Hari uzi? Yes, ubwo umuzi ni ikikwereka ko ababyeyi batubera inzira yo kugera ku isi, sibyo? Niba ababyeyi batubera inzira yo kugera ku isi kandi tukabaho, nuko hari izindi mbaraga zitubeshaho. Yego, uyu munsi ndakwifuriza kwizera izo mbaraga. Izo mbaraga nta zindi, ni iziyaremye umuntu. Ababyeyi badahari, inshuti zidahari, imiryango idahari, abakurera badahari, hari iyindi Mana. Yego, hari Imana uyu munsi yareze Déborah. Ndakurankurira ku mihanda, nkura nabi, ariko ndiho. Sindiho kuko ababyeyi bariho, ahubwo ndiho kubera ko namenye Imana. Yego, haleluya. Yego, nkatangira kumva ko isi ndimo ifite umuremyi wayo. Yego, niba iyi si ifite umuremyi wayo, reka nubahe umuremyi w'iyi si. Reka numve icyo akunda, numve icyo yanga, nkore ibyo akunda, nkore nange ibyo yanga. Rero uwo nizeye ngewe ni Yesu. Yesu yavuze ijambo, aravuga ngo nta kindi yatuzaniye uretse amahoro, ngo kuko iyi si yuzuye imibabaro. Sibyo? Iyi si yuzuye imibabaro, ngo ariko muri we niho hari amahoro. Amen. Ikintu cya mbere, uraza kwemera Yesu. Araguha amahoro atavuye yuko urara kuri matora, ahubwo urarara ku isima ari kugira amahoro. Araguha amahoro atari uko ufite amanota ya mbere. Uzi ko hari abantu babaswa bagona, noneho abahanga ntibasinzire, ugasanga umuntu abo wa mbere, sibyo? Hano mu ishuri, ariko yabona umuntu arebyeho, kandi urebyeho ni wa 40, ugahita ajyana. Waretse akirebera. Mbwira umuntu muri kumwe uti wanjye ndeka nkirebera. Satani azana urwangano, ugasanga muri gupfa ibintu n'urwangano, nta mahoro. Ugasanga umuntu ntarya, nta mahoro, sibyo? Kubera iki? Atancaho, atagira gute, imyiryane igaheraho, abakobwa bakangana ngo kubera yuko ngo bavuze kuri uriya mukobwa ari mwiza, ngo siwe bavuze, waretse bakavuga ko ari mwiza, bigutwaye iki? Yego, undi ugasanga araho ngo uriya mukobwa njye si twagendana, ariyemera. None se niba yarisobanukiwe, wowe wakwisobanukiwe? Menya ko turi muri sosiyete ariko ntabwo duteye kimwe, sibyo? Yego,
ngo ngiye ngo mbona ibye ntabimenya. Ubundi se waje kumenya ibye? Muri kumva ibyo bintu bikaba big deal, ugasanga umuntu uramubwiye ngo kana ngo jye umvana huriye mupfuye ikise ngarakangwa niyo nkareba ngo mbona ntazi kwa kantu ngo kajyana ngo kigira none se wamuretse, ugasanga ni igikomere, sibyo? Ibyo byose ni imitego ya Satani. Kubera iki? Twasomye ijambo rivuga ngo isi ni y'umubabaro gusa, abantu bakwanga nta mpamvu. Yego, abantu bakwanga nta mpamvu, abantu bakuzana ibibazo nta mpamvu. Kubera iki? Turi mu isi y'iki? Y'umubabaro. Yego, aha. Mu byo nateguye bimwe, nateguye ijambo rivuga ngo nubwo twese ubona tungana gutya ntago dufite ibikomere bimwe. Yego, ku buryo ijambo rimwe ryadukiza kandi tudakomeretse kimwe. Amen. Ariko dufite Imana imwe kandi ifite imbaraga zimwe kandi ifite umwuka umwe kandi igenga imyuka. Imyuka iturimo yadukomerekeje, dufite umugenga wayo ubasha gukontorora iyo myuka akayishyira ku murongo. Uraza kunyemerera mu myaka ufite wizera Imana ikontorora imyuka. Umuntu wagukomerekeje yinjiwemo n'umwuka runaka, sibyo? Ariko dufite Imana iginesha iyo myuka. Mu bikomere bimwe rero harimo igikomere cyitwa gutabwa. Ntabwo ndibuze kubivuga byose. Hariho igikomere cyitwa gutereranwa, hariho igikomere cyitwa gusuzugurwa, hariho igikomere cyitwa kurenganywa, hariho igikomere cyitwa guhemukirwa. Yego, icyambere ni ugutabwa. Tubisubiremo, icya kabiri ni gutereranwa. Icya gatatu ni gusuzugurwa. Icya kane ni kurenganwa. Icya gatanu ni ibyo bikomere uko mvuze ari bitanu. Rero ndashaka mbabwire ngo uyu munsi papa ahari cyangwa adahari, uraza kwemera ko wageze muri iyi si ariko unyuze mu buzima bw'abandi bantu, sibyo? Wanyuze mu buzima bwa papa cyangwa bwa mama. Niba mama yaratawe, sibyo, agatabwa, ntabashe kubona umuntu umuvura iki gikomere, sibyo, hari uburyo akigusamanamo. Uramyumva? Gukomereka kwawe si ku myaka 6, rimwe na rimwe hari igihe ubivukana, cyangwa baramurenganyije, baramuviyoye, baramwanze, yego, baramutaye, yego, baramwihoreye, noneho ukabivukana. Iyo umaze gukura gato, bya bintu wakuranye, sibyo, hari igihe bitangira. Hari umwana hano ushobora kubaza ngo wakomerekejwe n'iki, ntabibonera ubusobanuro, sibyo? Kumbi rimwe na rimwe biba biri muri we. Impamvu ndi kuvuga ibyo, ndashaka wowe ubwawe uze kwisobanukirwa, sibyo? Mama wanjye urumva ko yasamye inda, imiryango irashwana. Urabyumva? Niba yaratewe inda n'undi muvandimwe, urumva n'umugabo wamubyara we, ibyo ari byo byose ako kababaro kari mu nda yanjye, sibyo? Kabiri, aratabwa. Si wamutaye, imiryango iramuta, yego, n'uwo wamuteye inda aramuta, yego, muri wo muranyumva, ararenganywa. Wenda wasanga baramufashe cyangwa bakamwihegeka ukuntu, arakomeretswa, sibyo? Inshuti ze wahoraga yibwira yanyura ku bakobwa, mwamubonye kandi ba bakobwa bajyaga bamubwira ngo we are together,
we are friends, sibyo? Ariko kuko wenda huye n'icyo kibazo mama wanjye ari mwiza cyane, afite amaso buriya wenda wasanga aramubwiye yirirwaga akaragura amaso ngo rimwe na rimwe hari igihe babikora ureba ngo ariko wamubonye kora hano mu ishuri rero iyo bamenye ko baguteye indobo wabimenye. Ukajya ubona abantu ntago bakiri babandi, sibyo? Ibyo byose ni ibikomere byo gukomeretswa, sibyo? Rimwe na rimwe ntabwo uri umuswa kuko washatse kuba umuswa, sibyo? Ariko umuntu akagukomeretsa, ariko we tuzaduhora tukubwira uba mu buzima bwo gukomeretswa. Urumva niba ibyo bikomere byaramujemo, nkura bambwiye ko ntabyibushye ngo narananutse, ariko ubwo ubundi nabyibuhane. Nayo magambo ubwo yanyuraga ahantu ngo yanyura ahandi ngo yanyura ahandi ngo ubwo uwo mwana yabyibuha ate koko? Urabyumva? Aha, urakura. Iyo umaze gukura nka muri iyi myaka murimo, utangira kwishakira ibyishimo nkuko babivuze, ugatangira kwishakira ibyishimo. Mba mu buzima bwo gushaka ibyishimo. Icya mbere nari nzi kwandika neza ku kibaho, narazinduka kugira ngo njye wandika. Kabiri, nari nzi gusobanura imibare. Umuntu udashaka ko musobanurira utangira kwigira chef kuko isi yanze kuba chef. Yego, uwo muntu ntabwo azi ko hano mu ishuri rimwe na rimwe ntazi ko ari igikomere, sibyo? Ariko kuko nawe yakivuyemo agashaka kwivura bya bikomere byo mu rugo, agashaka kubivuramo mwebwe. Yego, uyu munsi rero nashaka nkubwire, nta yindi ntwaro n'imwe ivura umuntu, ni wowe wivura. Ibyo byose ntangiye kubyumva, abantu barakwanga rimwe na rimwe ko bavuga ikintu kumva barakwanga, kumva iki. Nibwo bwa buzima nakuriyemo, imiryango ikakwanga, mu ishuri ukaba umuhanga ariko udafite intego. Udafite iki? Iyo ndi kwigisha abanyeshuri nkamwe mbabwira kugira intego. Kabiri, uribuka ko niba mama inshuti zaramutereranye, abantu bakamutereranya, famiye ikamutererana, utangira gusanga ubuzima uba mu magroupe. Muri bo muranyumva? Ku ishuri ukumva wabaswe n'amagroupe. Rimwe na rimwe ntusobanure, ukumva ntiwaba uri wenyine, ukumva inkuru ntiwayibwira, ukumva ntabwo warya wenyine. Urafata isahani uhagarare muri refe, mubanguke, ariko mubanguke ugahagarara. Hakubu nzajya mpora mbarinda, wagiye kurya ko ufite umunwa wawe n'inda yawe, ariko kubera igikomere kiri kukubwira ngo barinde. Urabyumva? Ukagerayo ufata udushyimbo twa nyuma n'uturyo twa nyuma wataja. Man, nabonye umwana wanjye imyaka 3 ejo we naramubwiye ni ngwino hano ngo ndaje man. Unyumvire, kubera inzu yanjye rero ari abajama gusa, bajya bibagirwa nabo bakaza akambwira ngo mere ngo man. Urumva? Ugahita ubwira abantu ngo man. Ubwo ni umukobwa ku mukobwa ngo man. Ngiye ubu nzajya mpora ndya ibya nyuma kubera wowe, please. Nubwo ibyo bintu bimubwiye, ariko bimubwiriye mu gikomere, sibyo? Muri wo muragenda musobanukirwa ibibazo mugira ahantu bituruka. Ntago bankunda, ntago banyemera, ntago banshaka, ntago banyumva, ntago banyitaho. Rimwe na rimwe ni yasi ibikomere idashaka kumva kimwe nk'uko abandi bumva. Yego, iyi si rero yuzuye umubabaro, ntabwo itegereje ibyishimo kereka umuntu ufite Kristo wenyine, kereka umuntu ufite Imana wenyine. Ubuzima bwanjye ngiye uri imbere yanyu, ku myaka 19 nibwo nari nsamye inda y'uriya mukobwa. Nari ndangije umwaka wa 6. Ku myaka 22 nibwo nari ntangiye struggle nawe. Nageze mu rugo sinabaye ikirara, sinigeze nzerera ko nakuriye mu muryango utazerera.
sa kuko ntajyaga mbona icyo nshaka, ntabonaga icyo ngize ne nshaka, kuko nabuze abamama, nabuze imiryango, ntiyamaga icyo nshaka, njya kwivura icyo nshaka mu rugo. Nakivuriye mu kintu cyitwa frigo. Yego, frigo bayuzuzamo ibiryo maze ndabirya pe. Nabaga ndi muri salo mfite telecommande. Rubyiruko mu nyumva, murava aha mujya mu kazi mujya he, faites attention yo gushaka ibintu uvurisha utatekereje, sibyo? Nanjye nabaga mfite telecommande gutya, ndi muri salo. Yego, iyi ni telecommande, ari mfite umukozi yitwaga Korodina. Ubwo mfite 20 yande, vuga ngo ye 20 mfite inda. Korodina wahishije, hahiye iki? Isombe buzanyeho. Korodina zana itorosho hano, hanagura. Urumva 20 se simfite urugo, sinabaye umuyobozi kubera bya bintu nanjye bahoraga bambwira, naye ngiye kwivura. Korodina genda uzana imineke 2. Korodina uzana isambusa imwe, uzana capati 2, uzana n'imigati 2. Umva iyo nda, isambusa, capati, imigati byose ni farine no mu nda ngo miru. Teramusi zana hano, ibikombe 2 by'igikoma. Nta kindi mfite, ndashaka kwiha igikoma ko nta wakimpaye, shaka kwiha inyama. We uminyama 2 ni wowe uzingurira, kiramenye. Yego, muri kumva ukuntu cya gikomere kiri kugira gute, kiri gushibuka. Nkahita mbyuka, nkahita hano mba mfite ururindazi, ndi umugore, ikirindazi n'imineke. Kwa mwishura abana bajyaga babirya nabuze ubingurira. Maze naba ndi mu rugo, nkahita nzana urusandwiche, nkahita nkatiramo uruvoka rwose, kubera se sinajyaga mbona abandi bana barya voka n'urugati, nanjye nkabirya. Urumva ukundi kwivura. Noneho mu mezi 9 ntwite imfura yanjye, nari niyongereye ibiro 33. Ku myaka 19 nari mfite ibiro 83. Nari umukecuru, nari mfite itama rimeze inda ngenda gutya. Noneho wa mugabo akajya avuga ati ariko ungana uti. Urumva nawe atankomerekeje, si yahashye nkabirya, sinabimenye, sinagize gute, nabiriye, none atangiye kumbwira ubwo ungana ute. Muri kumva ukuntu ibikomere, kubera ko isi turimo ari yiki, isi turimo ni yiki. Yes, ntabwo igikomere cyo kubura ibiryo kimarwa no kurya isorori, ahubwo kimarwa no kuvuga ngo nzaba umugore ngaburira abandi, nzaba umugabo utari uwinda. Iyo ugiye kukivura ugikoresheje isafuriya ngo nuko babikwimye, uri guteza ibindi bibazo. Yego, ntabwo igikomere cyuko bagutumagije ukivura gutumagiza abandi, kuko iyo utumagije abandi ukomeretsa byinshi kurenza wowe. Yego, igikomere cyo kuvuga kuri mubi ntago kivurwa no kwambara ubusa kugira ngo wereke abantu kuri mwiza, ahubwo kivurwa no kugira gute, no kwikwiza, ukavuga ngo hari umunsi umwe isi izamenya ko ndi mwiza. Yego, igikomere cyuko iwanyu umukennye ntago kivurwa no kurarikira ibindi, kivurwa no kuvuga ngo umunsi umwe ninjye uzakiza iwacu. Yego, iyo niyo ntego. Intego yanjye rero urumva ni ukubirya, ndabihurutura. Umugabo arambaza atungana ute, abonye ko namaze kumera ngo ahita akunda inshuti magara. Inshuti twagendanaga gutya ariko igifite agataye gato. Ubwo nabwo ntibankomerekeje. Kuba mu isi wakomeretse ngo ugikomereka, ese gukomereka birashira? Birashira. Bishira iyo wowe wabwiye uyu ngo ntawe uzongera kugukomeretsa.
iyo wowe wabwiye wowe ngo ntuzongera gukomereka, ibyo bakora byose ubigira ubusa. Ariko iyo kibafatamo imbaraga urakomereka. Inshuti yanjye magara nayitwaye umugabo wanjye, sibyo? Iramutwaye kuri anniversary y'umwana, mbona umukobwa araje magara, bantunguje anniversary hano mu mujyi, hari aho bita kwa Venu bari kubaka, baradutunguje tujye mu mujyi, barantunguye birthday. Mu minota 5 mbona umugabo simubonye, mu yindi 5 mbona araje azanye n'inshuti magara. Ngwino wari umukobwa, oya na wa muyobozi wacu yagiye. Haleluya. Hari udatinya kamera ze, udatinya kamera. Ngwino kandi umwana yari uyu nguyu, yari afite imyaka 2. Banyura imbere bafatanye gutya. Na anniversary y'umwana wanjye nagize nte nabyaye wanjye, sibyo? Uyu ni inshuti yanjye maga, niyo nabwiraga twatubanga. Uzi ibyo yambwiye? Yamaye 20,000, naguze jinx ya 10,000, izindi 10,000 bakobugira ubwenge sha. Nkahita mubwira, urazi namutuburiye, siko mugira inshuti mubwira, namuhamije, namubwiye ko ndisukisha 70 iyi none nisugishije 10 fakunjije we. Urabyumva? Inshuti nayibwiye utubanga twose, barangije banyuraho. Icyambere barakundana, urumva reba ukuntu banyuraho, urumva ukuntu bari kunyuraho nkomereka. Anniversary y'umwana wanjye, sibyo? None haraza yicara, nanjye nicara, sibyo? N'umugabo yicara. Muri kumva isi turimo ukuntu ikora ikomeretsa. Navuye mu by'iwacu mva mu byahe none mva n'uwo nakundanye nawe akajya avugira aha, ntabaza njye wabyaye. Anniversary turiho niyo umwana wanjye nabyaye, akajya abazuye Sheri uyu nawe présente, akongera baguwe fanta, uyu nawe akongera zingahe, iyihe Sprite au orange. Njyewe wabyaye ufite umwana, murabona aho nicaye, muri kumva ibintu ndi kumva, si biri kunkomeretsa? Biri kunkomeretsa ku muntu nakunze, ndamubyarira, niwe nahaye umutima wanjye, none ayise abinkorera mu maso, sibyo? Bantunguje anniversary, akongera baguwe na brushette izihe umwijima n'umutima. Urumva ntabwo yikoraho, sibyo? Muriho murabyumva? Ntabwo yikoraho. Mama we ngo agezweho, nge narabyaye, naracupiye, nabaye munini, waraho umwijima n'umutima. Ngo bagwihe fanta, orange, Sprite. Iyo orange, iyo Sprite inyura mu mutima ibaga. Nge ndi gupfa, nge ndi kumva amarira, mbwirira umuntu muri kumwe ngo isi uri kujyamo yuzuyemo ibikomere. Umubwira uti uzige kubisuzugura. Ongera umubwira ngo Yesu wenyine niwe wagukiza ibyo bikomere. Yego, ubwo buzima bwaje gutuma nsara, ubwo buzima kuko ntago nabashije kubyakira, ubwo buzima bwaje gutuma nshaka kujya i Burayi. Ni ubuhamya burebure utavuga nonaha. I Burayi naho ndafungwa, abantu banyijeje yuko banjyanye i Burayi
ku myaka iyo nari mfite 22 banyijeje kujyayo. Ni bande? Ni inshuti twiganye, zari mu Bubiligi, zari mu Bufaransa, twiganye zigerayo, zimbwira inzira, zimbwira iki nk'ibyo nawe wumva, nanjye niko nabyumvaga. Turavuga ngo tujye i Burayi. Mu bwana n'ubugoryi n'ibikomere, iyo ufite ibikomere ufata ibyemezo utatekereje cyane. Muriho murabyumva? Niyo mpamvu ugomba kujya uganira nawe muri iyi myaka ufite, ntiwemere gufata ibitekerezo uhubutse, niwikunda uhubutse, witonga n'uhubutse. Ndahubuka njya i Burayi, ubwo buzima burankomerera kuko ba bantu bampaye ibipapuro by'ibihimbano. Ibyo bipapuro by'ibihimbano ndafungwa. Nyuma nabwo nshaka kujya i Burayi, nanze kugaruka muri bya bikomere byo mu Rwanda, nshaka kujya i Burayi nyuze inzira y'ubwato. Nabwo ndagenda, ni urugendo rurerure rw'umusaraba, kandi ubwo ndi kugendana umwana w'imyaka 2, ndakomereka. Nagarukiye mu majyepfo y'Ubufaransa aho bita muri Mayotte, niho nafatiwe. Ndafatwa, barongera barambwira bati subira iyo wavuye. Kuva Mayotte kugaruka muri Uganda nafunzwe gereza 7. Aho naho harimo ibikomere, ufungwa nabi, ufungirwa habi. Naraviyowe, hari gereza navagamo abapolisi bamviyoye, ndakomereka. Urumva cya gikomere kimwe cyuko banyanze, cyuko batumva ibintu kimwe, cyuko ndi njyenyine, cyuko natawe, cyuko ndi umfubyi, cyuko niki, sininjiye muri nge ngo nkivure, ahubwo kigenda gisana ibindi bikomere. Nkagira ibyo bikomere byo kuviyorwa, umwana urira yabuze icyarya, umwana unyakirindazi ndaribura, mu bihugu ndimo ntumva ururimi. Birangira kuri iyo myaka ndi gukora umwuga w'uburaya mu gihugu cya Uganda. Nari umukobwa wize, wabonye diplome ya mbere, ariko kubera ko nagiye nk'uburemere ibikomere bikagenda bishamikiraho ibindi bikomere, ishiduka none ntakibasha gukontorora ubuzima. Namaze no kwakira ubundi buzima ari we mwana, nawe kumukontorora birananira. Mbindaya, kandi kugira ngo nirindazi ry'ijana. Noneho ba basore ntago nyifite choice y'umusore uri bunkunde uza kandagura ushango ndumva ushyitse we. Ukavuga utsi umukubite, ariko wakwibuka ko agiye guha 1,000 cy'umwana, ukumva nta choice. Ngira ibikomere byo kurara ku mabaraza, ngira ibikomere byo kuba nagenda. Ndi kubwira wowe ibikomere ukuntu bishabuka, ukagenda uzi kuvuganye n'uyu musore, wagerayo ugasanga bagupangiye ari nk'abasore 5, bakubwiye wenda amadolari 100 cyangwa se 1,100, ugasanga biremyemo timu. Ukavuga utahantu ndahava gute? Rimwe nayo mukahavanwa na sentire, pyatu imigeri inshi iki, biza kumviramo igikomere cyo kwiga kunywa urumogi. Nanywaga urumogi ku munsi nkanywa uburi 10. Niga kunywa kokayine, niga kunywa za heroine, kubinywa kugira ngo bya bintu biri buze kumbaho bimbeho ntatekereza. Urumva? Noneho bya biyobyabwenge kuko biri kuba byinshi, babagabo duhuye bakama inzoga nazo nkagotomera, bya biyobyabwenge nabyo bishaka kundusha imbaraga. Bindushije imbaraga, aho binsanze nkaza gutekereza ndyamye muri kaburimbo. Rimwe na rimwe nkaryama muri kaburimbo, nkaza kugarura ubwenge nambaye ubusa. Aho nari mfite imyaka 24. Ku myaka 25 nari ngiye kuba indaya Dubai. Nagiyeyo nk'ukungana nkanje gutya, myaka 25 nageze Dubai. Kwa kunda abantu baba bagufashije kujyayo ukagira ngo ntimpuwe, kumbi wari igicuruzwa. Urabikora, amafaranga yacu tuyagarure, pasiporo bayitware, ube nk'umuntu uri muri gereza wari wizeye umuntu wakubwiraga amagambo meza, hano amafaranga arahari, 1 day is $1,000, please come on, 1 week it's a taxi. Bakakubwira ngo a month, ukwezi kumwe uraba ufite vewiti, ugahita wibaza abantu bakorera 100,000. Uri kumva ukuntu ubwenge babugira bate? Babubeshya. Noneho abana b'inshuti bagize gute? Bari kumbwira ukuntu mu kwezi bafite vewiti, mu kwezi bafite taxi.
kumbi ujyayo ugasanga ni timu, umeze nk'igikoresho, umeze nk'igicuruzwa, kandi babeshya cyane urubyiruko, babeshya wowe utaramenya ubwenge. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abatagira umutima mubi ngo baboshyeshya amagambo aryoshye, bakakoshesha kuzahembwa. Abo bose bambwiraga you know man, urumva iyo uri muri Europe 1 hour is 50 euro. Muri wo murumva agahita kubwira ukuntu isaha imwe ni amayero 50, agahita kubwira ukuntu umunsi ugahita uvuga kandi ushobora guspendinga 10 hours. Urabyumva, ugahita ufata amayero 50 wakuba amasaha 10 ukumva na amayero 1000, ukavuga man ni iki kimbesha mu Rwanda, ukemera ubuzima utatekereje, ukajya gushaka kwivura ibikomere ariko utatekereje, rimwe na rimwe ukagwa mu bikomere. Abana bacu b'Abanyarwanda nuko kuntu bari kujya gupfa, bagapfira mu mahanga, bagapfira mu biyobyabwenge, bashaka kuyobya ubwenge. Ku myaka 25 nari ntakibasha kwikontorora, yego ku myaka 25 ndi mu gihugu cya Sudani. Noneho nari nahuye n'umuntu, Satani ni umujura kuko nta mahoro agira, ahora ategura abantu. Nahuye n'umuntu w'umugabo arambwira ngo tujyane ijoro rimwe $500, yego twagendanye nka kabiri, hama ahita ambwira ngo ntagire undi mugabo uzongera kugufata, kandi nkazakubonana uwundi mugabo nzahita nkurasa. Wibutse ko aho hantu kurasa ari nko kubaga, uhita uvuga uti emera ibyo bakubwira batazakurasa. Uri kumva ukuntu ugenda uba muri gereza y'ibikomere. Yamara kubona ko akwemeje, ndarwaye kandi sinzakoresha twatuntu, yari afite sida, iminwa yarabaye inyama, ajenga. Buri mu gitondo nzaguha $1,000, nzaguha jipe, nzaguha escort 2. Mana ndayanga, barandasa, ndayafata ndapfa. Sidano ndamuha icyemezo, ndamubwira okay, I don't like, just I need money for you, I'll give you my life. Uri urumva, mbwira Déborah, mbwira wa muntu ngo dutanga ubuzima baduha amafaranga. Nkajya nemera kugendana nawe ajenga. Niyo myaka 20 ntiyo ufite, nawe utashatse nona gukomera wabigwamo. Shiduka nagizemo naje kugira amafaranga ku myaka 25. Mu cyumweru nabaga mfite nk'ibihumbi nka 40 by'amadolari, ariko ntafite intego, ntafite n'ibitekerezo. Nkajya nirirwa mu boîte, nkatega indege nkajya muri boîte. Najyaga mva muri Sudani saa 6 nkarya muri Egypt. Namara kurya nkatega indege nkataha. Kuwa gatandatu nkurira indege nkajya kubyina Nairobi. Namara kubyina nkurira indege nkataha. Uyindi weekend nkazajya Dubai, hongera nkataha. Isi nuko idushuka tukavuga ngo turi kuyirya. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo isi ntukayirye, kuko niyo nikurya izakubabaza. Iyi myaka ufite barakubwira ngo ry'isi mwana, ry'isi imyana, amatari marya twibereho nta myaka 100 ya man. Isi umuntu yirya ni umuntu ufite icyerekezo, ni umuntu ufite intego yo kuyibaho. Ndasojeje, yego ndasojeje. Ubwo nibwo buzima bwanjye. Naje kwiroturuva mbyaye umwana wa kabiri, ngiye umugabo ngo nterinda gusa kugira ngo nivure igikomere cya wa undi wanjye w'imfura nababwiye. Amaze imyaka 4 ubuzima bwarananiye kujya ngendana nawe ku mihanda. Mugarura mu Rwanda, mugaruye mu Rwanda ajya kwa se. Agiye kwa se isa mubwira ko namutaye namujugunye, yego. Nkajya mvuga ngo nimbona amafaranga nzajya mwoherereza. Igihe kiragera, murumva iyo struggle. Uyu munsi nayabonye, ejo nakubiswe, ejo natotejwe, amafaranga naje kugira ngo ndayabura. Nyabuze batangira kubwira umwana ngo mama yaragutaye, mama yarakujugunye. Muri ubwo buzima nanyuzemo naje kugaruka aha mu Rwanda mfite uwo mwana. Nararyamye amezi 6 ndwaye. Nari mfite amafaranga kanshuka, ntago amafaranga ari ubuzima.
yego iyo ufite ubuzima amafaranga araza. Naryamye ku gitanda amezi 6, ya mafaranga nari mfite yose anshiraho, nishyura igitanda, nirwaza, nigurira fanta, nigurira ibiryo, ndi mu gihugu kitari icyacu, ya mafaranga arashira. Abantu bagukunda kuko uri muzima. Ba bantu bose bankundaga nta wansuye, narirwaje, ndiyoza, ndigemurira njyenyine. Abantu bakwemera kuko ufite isura iyishize. Bwira umuntu uriho, mubwire ngo igakubaho. Baho, ongera ubeho, shaka kubaho, nibwo uzabeshaho abandi. Munyeganyeze umubwire ngo baho. Naje kuryama amezi 6, ya mafaranga nyishyura arashira. Amaze gushira ntaho iwacu mu Rwanda, nta hantu dufaranga duke, njya kwihisha haruguru hitwa Nyamirambo, hitwa kuri Baoba muri hoteli, na yarashira. Ngiye kwihisha muri hoteli kubera iki? Inshuti zitaza kumva ko naje zikabona ndi uwa fake, njya muri hoteli. Niko abantu benshi bakomereka ngo bemeze abantu, ariko ntushobora kwivura igikomere wemeza abantu, ahubwo uzakivura wiyemeza wenyine. Ya mafaranga arashira. Nari mfite inda, yego, kubera kutavugana n'umwana wa mbere, kudahura nawe, nivuye igikomere ntwaye inda idafite ngo gusa ngo mbyara uwanjye, sinkundane na se, shaka umusore gusa ntera inda, aba ari njye umuha amafaranga ko nari nyafite, ngo mngire umwana ngo batazambaza. Ariko uyu munsi ni igikomere, umwana yatangiye kumbaza, mama, papa wanjye abahe? Cyo ni igikomere. Mu bintu nakoze ndi umwana ntatekereza ngo ngiye kwivura igikomere, nanjye mbona umwana isatazambaza, batazanyima. Uyu munsi mfite igikomere cyo kumubwira ngo iwanyu naha. Kubera iki? Mu bujiji no mu bugoryi sinatekereje ko hari igihe kimwe umwana azambaza iwawe. Urabyumva? Mu myaka 15, 16, 20 ufite, wivuza igikomere ikindi, kuko imbere ni heza. Nubwo abantu bakubabaje, nubwo imiryango yakubabaje, imbere ni heza. Shuti yanjye, byaje kurangira hano mu Rwanda, abantu bose bari banyizeyemo umukobwa mwiza, umukobwa w'umuhanga, barabimburamo. Bambonamo umuntu uri gusabiriza kugira ngo umwana wa kabiri nzanye nabwo abone amata. Nsubira iwacu ndasabiriza, nsubira iwacu njya kuba mu mazu y'iwacu. Iwacu twari dufite amazu, njya kuyabamo, ariho nasanze uyu mugabo wanjye. Biza kurangira ndi umukozi wo mu rugo w'abapangayi b'iwacu. Muri kumva ukuntu bikomere? Ndeka kuba umwana mu rugo, ndeka kuba umwana mu mazu y'iwacu, ahubwo mba umukozi wo mu rugo udakorera amafaranga, ukorera ibiryo. Nkajya mfurira uyu mugabo wanjye, nkafurira abaturanyi, nkafurira abantu, bakama igikoma cy'umwana, bakama ibiryo. Imiryango imburira icyerekezo, imiryango imburira isura. Ariko igitondo kimwe, umunsi namenye Yesu, ndavuga ngo ngiye kwikomeza muri Yesu, niho honyine hari amahoro. Nari mfite uruhinja rufite amezi, ariko rufite inzara. Kubera kudatekereza, kubera ubugoryi bwanjye ngo ndi kwivura ibikomere, urwo ruhinja rwagize inzara, rugira amezi 8, rufite ibiro 3. Uri kumva ukuntu ibikomere bigenda bibyara ibindi bikomere. Uyu munsi ndashaka ufata icyemezo, nubwo ndashaka ntumve kuri muto, kuba abantu barakubwiye ijambo rikagukomeretsa, wishaka kurikomeza kuko rizabyara ikindi kintu gikomeye. Kuba mwaranyuze mu buzima bukomeye iwanyu, wishaka kubikomeza kuko bizabyara ibindi bintu bikomeye. Kuba uri imfubyi nibyo warakomeretse, ariko wishaka kubikomeza ko bizakubyarira ikindi kintu gikomeye, ku buryo uzagenda noneho ukananirwa kuvura igikomere cyawe, ukavura abagukomeye, abakuri hafi, abari hirya. Muri uyu munsi uri kumbona, kugira ngo nkiri ibi bikomere, nemeye kuba igitambo.
ndifuza mu myaka umbona ukiri umunyeshuri suzemere kuba igitambo nk'uko ndicyo, kuko nabyo birakomeretse, sibyo? Nemeye kuba igitambo cyo kujya mu mashuri nkavuga ubuzima, nkahagarara ku mateleviziyo nkavuga ubuzima, nkahagarara isi yose nkavuga ubuzima, nkavuga ukuntu nari indaya, abana banjye beza bari kumva, umugabo mwiza andi hafi, abana banjye bakababwira ukuntu mama wabo yari indaya, aho yiga bakavuga ngo uriya ni wa mwana mama we wari indaya. Icyo nacyo ni igikomere. Yego, ndimo kubivuga kugira ngo ndokore ubuzima bwawe, wiga ufite intego, nuba umuhanga w'ubusa wo kwemeza ababyeyi, ahubwo uba umuhanga kugira ngo uziyemeze. Ntukundane n'abasore kugira ngo wivure ibikomere, ahubwo witekerezeho, nubona utari mu gihe cyo gukundana ubireke. Ntuwifuze kunezeza umusore ugukoraho akanya gato ko mwahuriye mu kigo, ahubwo utekereze niba ese ndi ready yo kuba nabyara nonaha. Niwumva utari ready, uwo musore yigutobangisha yuko akwigisha imibare. Niba uri umusore ukaba ubona iwanyu byaragenze neza, wishaka kubabaza undi mukobwa ngo kugira wivure irungu ribi iwanyu. Yego, ibyo bintu ugenda ukora ngo wivure birangiza nawe byabaye igikomere. Ni gute rero, ndasojeje, ni gute umuntu aba mu bikomere kandi akirushaho gukomereka? Nakubwiye icyambere ni ugusura wowe ukamubwira ngo I'm ready for you, ukabwira wowe uti humura tuzarenga. Kabiri ni ukutivurisha igikomere. Ikindi, gatatu ni ukugira intego. Kugira intego, ndiga kubera iyi ntego, nzacuruza kubera iyi ntego, nubwo ndi kwiga nzacuruza, njye nzaba umugore gutya, nzaba mu mazu. Kugira intego. Yego. Kane, cyakabaye icyambere cyo gukunda Imana, cyakabaye icya kabiri cyo gukunda igihugu. Muri ibyo bintu byose twabagamo, twagendaga tutavuga ko turi abanyarwanda. Aho nageraga nitwaga Mbabazi Pamela, uvuka Mbarara Rukungiri. Nagera Dar es Salaam nkitwa Aisha, nagera ahandi nkitwa amazina ayo yose sinshaka kuba umunyarwanda, ariko mbaye ikibazo nza kuba umunyarwanda. Yego, uyu munsi ndakubwira ngo mu kintu cya mbere kizaguvura igikomere, proud to be a Rwandan. Urebe igihugu cyawe cy'u Rwanda ushake gusa nkacyo, ugipresentinge aho uzaba uri hose, sibyo? Gatatu cyangwa se gatanu sinzi aho ngeze, uyu munsi uvuge ngo icyambabaje ntago nzakibabarisha undi muntu, nta nubwo nzakibabarisha abazankomokaho. Yego, niba naragizwe amagambo ankomeretsa sinzayabwira abana banjye. Nuko umuntu aba mu bikomere kandi bibakomeretsa bigihari. Kane cyangwa sinzi imibare ngezemo, guhunga. Kugira gute? Guhunga. Uhunge inshuti mbi, uhunge kominote mbi, uhunge. Gatatu cya karindwi simbizi, menya ko abantu bose Satani yabakoresha bakagukomeretsa, bita abantu. Ikibazo ni cyiza, ujye uhungira ku Mana. Umuntu nagukomeretsa, hungira ku Mana. Imana yigira inshuti, ujye uyiregera, abantu bose bagukomeretsa hari ikizabakoraho. Icyo nicyo cyantabaye, guhora ndega abantu nanjye ku Mana, sinongera kwereka abantu ko bankomerekeje. Imana ibaha umugisha.